twongeye kubasuhuza turabifuriza igitondo cyiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Muri iki gitondo rero cyo kuri uyu wa kabiri tugiye kugaruka ku nkuru irebana n'inzoga zituje ubuziranenge. Hashize amasaha atari menshi cyane iyi nkuru ibaye, ariko natwe dufite uburyo bwacu bwo kuyigarukaho. Clement, yego, waramutse neza? naramutse neza cyangwa waramukiwe? urumva ko ntabwo bavuga ko ari inkuru ni nziza ariko ni nambi ku rundi ruhande, kubera yuko buri kintu icyo ari cyo cyose burya kiba gifite ibyiza n'ibibi. Benshi bari kubirebera mu ndorerwamo imwe, ariko ubwabyo biriya ni igihombo ku gihugu mu ngeri zitandukanye. Yego, turabigarukaho. Turi kumwe kandi na Alexis Ntawigenera. Alexis, waramutse neza Kanija? Ko mbona uri kure ya mikoro mwa? Mba ngomba kuyirebera gingi niyo ituma umuntu arya. Nahora guri kure yayo, ijwi ryawe nkabona ntabwo risohoka neza. Umuvandimwe nkunda gukurikira bayabwira ati kugenda ugasiga mikoro. Nawe cyangwa ari nyisisi. Nawe waje usiga ubwenge cyangwa asize mikoro? Oya, nasize mikoro ngo barayibonye, ariko naramutse neza niko ndamukanye icyaka. Najyaga ngifashwa n'akantu bita kibamba. Nireke inkuru yawe na kibamba nayo tugira kibamba rwose. Nandi mateka ariko bo meze neza kwa. Ya reka twizere ko namwe abadukurikiye muri mu Rwanda mumeze neza, batameze neza mwihangane. Babakoraga muri izi nganda bamwe hano hanze bagiye kwiyongera ku mubare utari munini w'abashomeri cyangwa utari na muto twari dufite. Ariko ukiraho uziko ku munsi w'ejo habaye ikintu bita umukwabo. N'uyu munsi ariko kirahari, ntabwo kigeze gisha. Birakomeje hirya no hino mu gihugu. Habaye ikintu bita umukwabo. Hari umudame ejo naciyeho ndi kugenda ngiye kumva numva arambwiye ngo no yaraganiraga n'undi muntu se yabwiraga ngiye kumva numva arahoze ngo uziko ngo gitifu yaje ngo yinjira mu nzu ngo ashaka no kujya mu cyumba cyanjye, ngo niyo nabanze mfite ngo nazikira mu cyumba, ngo ati ndazifite ariko ntiwemerewe kujya mu cyumba cyanjye. Ntabo se wanyuzeho mu gitondo uri kuza ku kazi bavuga ngo ni yaraciwe, barimo bazigotomera. Barabasore batatu urumva barahagaze zira nzoga bareba ahantu leta iri kuzimena na inzego niyo batari kuzimena mu nzu. Ejo bundi bakimara gutangaza ko icyemezo cyafashwe, abakunzi bazo bahise birukankira mu mabutiki reka tujye kuzigura, kuko njyabona aciyeho mu gitondo bari bagafite mu kamverope katagaragara. None umwana akazamura bati ngo harya shango ni nayo yaraciwe. Clement, wowe se ntabo wabonye bijujutira mu matamatama bamwe na bamwe bavuga bati iki cyemezo? Bari mbarwa, ariko nge ntabwo nabonye muri rusange. Wenda ntabwo naganira n'abacuruzi, ku bacuruzi ho byanze bikunze intero yaba ari iyo ngiyo. Tari igihombo bavuga yuko batewe wenda no kuba ziciwe burundu, ahubwo zo kuba barashoye bakaba ntawe bafite wo kubasubiza, kuko bari bafite n'amadepo menshi. Na hano mu mujyi rwagati rwose mfite umushuti wa rufite depo yazo, sinzi uko byagenze Alexis. Kandi hari umuntu arinzi nawe rufite ayo gahunda yo gukora yego rucitse yambutse. Ahubwo rwuzuye atararwambuka. Clement, reka turi muri rusange. Iki cyemezo gifashwe hashize 2017, imyaka 9. Bamporiki abivugiye mu nama y'igihugu y'umushyikirano ndabyibuka, avuga ko ari cyo kintu kigura make ugereranyije n'icupa ry'amazi, ugereranyije n'iki ugasanga kayoga kangana kuriya. Avuga ati nyabuneka izi nzoga zizatumaraho abantu. Reka tubanze twumve agace gato k'ijambo yavugiye hari mu nama y'igihugu y'umushyikirano, tugaruke mu kanya. Inzoga idahenze inyobwa n'abanebwe. Dufite ikibazo gikomeye cya siriduwire. Nge nkiri mu nteko abadepite 99% bumvaga inyungu yose twaba twunguka muri siriduwire, igihugu cyayihomba ariko tukagira urubyiruko ruzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi nzoga ihendutse kurusha amazi, icupa ry'amazi ihendutse kurusha ibogisi y'amata ntoya. Nicyo kinyobwa kiri mu Rwanda kigura make. Bishatse kuvuga ngo umwana wakizindukiyeho ntashobora gukora. Aka kantu kagura 200 ukanyweye ari kamwe gahita kamwica. Nuvuga ngo amafaranga byaba byinjiza yose urebye ayo dutakaza ku izo mbaraga ziba ziriwe zishwe na siriduwire niyo menshi. Noneho nkaba navuga ngo gishobora kuba cyujuje ubuziranenge, gitanga n'inyungu mu misoro. Ngiye ngatanga igitekerezo ngo niba gitanga inyungu
kizamurirwa igiciro gihende, uyinywa abe yiriwe ku kazi akorera ayo mafaranga yo kuyigura, kuko amafaranga 200 bose barayabona, bayasagura bagiye kugura amazi, agahita ajya kunywa siruduwire. Nigomeza guhenduka iratwicira urubyiruko. Niba hari ikindi tuyungukamo yahenda cyane ikagigurwa n'uwifashije, ariko tutarebye neza rwose yatwangiriza. Ndabashimenya kuba Perezida wa Repubulika. Clement uramwumvise, Bamporiki na Alex uramwumvise. Reka turebe muri make niki cyatindije ifatwa ry'iki cyemezo n'impuruza zagiye zitangwa nyinshi, none bikaba bibaye ubu ngubu abo bitwa abagenzuzi ba FDA, RSB, polisi, RIB n'izindi yarikuye no guseswa n'izindi nzego zose zari zihari, urumva zari zihari, abantu bagakomeza bagatanga umuburo, abantu bakagira bate, kugeza ubwo nyuma y'imyaka 9 aribwo ibintu bikozwe. Rega hari ibigo byinshi bihari kubwo kugira ngo abantu babone akazi, hari umuntu abisobanuye gutyo banza ataba yibeshye, kuko ufashe nka Rika yo mu Rwanda ugafata wenda na Rika yo muri Kenya. Ubwo Rika sobanurira abantu batazi ikikora Rika. Yego, Rika ni ikigo cyashyizweho n'igihugu gishinzwe kurengera umuguzi. Yego. Nuvuga ngo cyagombye buri gihe ku kintu cyari cyo cyose umuguzi arimo kurenganywa cyangwa se ageraniwe, cyagombye ko ari cyo kigo cya mbere gitanga impuruza, kabone nubwo kitakumvwa ariko cyakoze akazi kacyo. Impamvu nari ntanze urugero ku cyo kigo cyo muri Kenya, ngira ngo twakoze ikiganiro mu minsi yashize tuvuga kuntu kitambitse umugambi wa perezida wo kuzana ikigo ngo cy'abanyamerika ngo cya Ebola hariya. Yego. Icyo kigo kitambitse nanone umugambi wa perezida wo kuzana kwanga inkunga. Yego. Kiravuga ati twebwe abaturage nibo bazaba bagiye kugurisha amakuru yabo. Cyagihe nyine inkunga ya Amerika mu bijyanye n'urwego rw'ubuzima ariko nayo ukayemerera kugira access kuri data ku makuru y'abarwayi. Yego. Wagize amakuru ku barwayi, ubwo ni indwara ushobora kuzohereza. N'icyorezo wakizana ugamije gucuruza nk'ibyo bakoze. Noneho hari icyo kigo cyo mu Rwanda cyitwa ko kirengera umuguzi, twakibonye rimwe ku bijyanye na busheri. Nta handi hantu abantu rwose bakizi. Ubundi se Abanyarwanda bari bazi ko kiriho ni bangahe? Ikigo rega kubaho nuko gikora abantu bakakimenya. Ibikorwa by'ikigo nibyo byiyerekana, kigo kikamenyekana ko gihari. Yego. Buri hari ibigo bidakeneye no kwamamaza ubwabyo gukora, kuko ni ikigo gifite abakiriya ubwacyo. Yego. Kuko buri munyarwanda wari wese urwego arimo n'umuguzi. None uwo muntu hari umushimiye ahamuryaga nta kumenyekana kurenza uko nguko. Ariko noneho icyo kigo aravuga ngo iyo Rika nta handi hantu uri wayumva, byibuze ko baravuga ngo twakoze ubugenzuzi dusanga ibingiye imeze bitya, turatanga intabaza. Nta na hamwe n'intabaza zitanzwe, kitwikira umutaka w'abandi. N'intabaza zitanzwe ubwo kuva 2017 se ntabwo cyakabaye cyarakurikiranye nyuma y'iyi mpuruza. Si cyo cyonyine rero, ubwo ufashe Rwanda Standard Board ko nishinzwe inganda, kuko ni natanga license. Yego. Ariko igafatanya na Rwanda FDA ishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti. Yego. Ushobora kwibaza ngo muri iyo myaka yose, kuko twaravuze ngo mu biganiro biheruka twagize kuvuga ko dufite ikibazo cy'ubugenzuzi, twishimira kwandika benshi ariko nidukurikira ngo bakora iki. Yego. Ese ibyo twabahaye uburenganzira nyuma y'imyaka n'ibyo bagikora. Ese iyo tugiye ibipimo dufata na stock baba bafite ntago batwereka ibyo dushaka kubona, cyangwa se ibyo baba bazi ko byujuje ubuziranenge. Yego. Hanyuma kuki abantu badasubira ku isoko ngo barebe produit ziriyo bazihuze n'iziri mu ruganda, banarebe ibijyanye n'ibyo babahaye, ibyemezo babahaye byo gukora n'ibyo bagikora. Ibyo wowe na Clement murimo gukora muri kwigiriza nkana, ibyo barabizi ko ariko bigomba gukorwa. Ariko se wowe nuza nka gutamika, aho niho nashakaga kugera. Nuza nka gutamika bizakugora kongera kuza kunkorera suivi, nubundi uzagaruka ngo utamike. Oya nubundi akongera nkagaruka kukuyenzaho. Ejo Minister wa Health yavuze ko hari inzoga bapimye bagasangamo ikigero cya kangahe 90% kandi cyarukoro kandi igomba kugira itagomba kurenza 42. Twicaye muri polisi, RIB hari, polisi hari, FDA hari, batubwiye neza mu magambo yabo ko mu Rwanda nta nzoga yemerewe gukorerwa ku isoko ry'u Rwanda cyangwa no irengeje 45 basanze mu Rwanda nari ntarabona nigejeje kuri 45. We hari narayibonye
ndumva narayibonye nubwo ntibuka izina ariko narayibonye okay. urumva igeze kuri 90 barebaye nuko batabizi se nuko bikubita muri ngufu jini bagasanga birimo kavuga atari ko kantu ariko kayiga kuri umuti vuba kareke kabanze gacuruze abaturage barahita bagakunda kandi abaturage hari umuyobozi umwe ni nawe ndumva akora muri RBC ndaza kumwibuka ngo mukubwire wavuze ngo kuki abantu banywera inzoga gusinda ariko nanjye ibyo njya mbyibaza si nawe wenyine njye mwabyibaza mutabyibaza nanjye ndamutse nk'inzoga ntayinywa kugira ngo nsinuze nayinywa kugira ngo imare iki iyo ntego rero njyewe sinjya nyigira nahita nkubaza kubera icyo unywa icyayi kubera icyo unywa amazi kubera icyo unywa fanta ibyo ni ibinyobwa bifitiye akamaro umubiri my friend kubera ko utabizi baza na fanta ko na fanta nta kintu kidafite umubiri akamaro uretse nta n'ikintu kitari uburozi ku mubiri w'umuntu nibi twita ko bifite akamaro ibyo wavuga ariko hari biba uburozi igihe birenze nibyo ndi kukubwira benshi gonshwa uraje neza nuvuga ngo n'aya mazi ya mugezi ni uburozi kuko unyweye ijerekani y'amazi ntiwayirangiza utarapfa sibyo n'iyi nzoga impamvu bihinduka uburozi kuri wowe ni uko uri kunywa nyinshi renze Alex reka tugaruke gatoya na Clement narimbaje ikibazo mvuga ngo izo nzego zarebagahe reka mpindura ikibazo izi nganda zari zabande bamwe mu bafataga ibyo byemezo ntibashobora kubuna bagiye kuririra ku isuka bari bafitemo imigabane nabwo uretse nshimira umuntu rwose wazanye igitekerezo cyo guciza inganda njye ntabwo mushimira buretse yafashe ibishogoshogazi n'ibiki byose n'ibishyimbo reka ntabwo urugero rw'ibishyimbo ni nko gufata ibishyimbo nibirimo imirayi birimo n'ibindi byose n'ibyapfuye n'ibizima n'ibiboze ugashyira mu mufuka hamwe ugahonda ahubwo ukazongera kuvuga ngo reka noneho dutangire turebe umuntu uzazana ibishyimbo bizima ni ukuvuga ngo we namushimira ariko nanone nkamusaba guhana barebereye Alex reka mbabwire iyi ni reaction ntabwo ari action nyine ni reaction nyine ariko reaction iza kuko action zabuze reka mbabaze reka ngenda shaka ko tugendana ntabwo abantu bakwiye kureba impamvu umubare munini w'abanyarwanda bari kwirundumurira mu nzoga kurenza gushyira imbaraga mu guca inganda z'inzoga Kanija ntabwo abanyarwanda aribo banywa ikigero cy'inzoga kiri hejuru bari mu bihugu bya mbere ntacyo twebwe turanabivumbuye wenda kuko niba 50% by'abagabo mu Rwanda banywa inzoga ni ukuvuga ngo umwe muri babiri hari icyo bitwaye kunywa inzoga n'umuco nyarwanda hari icyo kunywa inzoga n'umuco nyarwanda niba ndakubaza byazamutse ku rwego rugezaho n'ibyo kuva kera uretse gake n'ibyo kunywa inzoga n'umuco nyarwanda ntabwo ari ikintu ntabwo ngenda avuga imibare ntabwo mvuga ahubwo saying about kunywa inzoga ahubwo se kuri kuvuga gutyo kora ko turi mu mwaka wa 2026 wari kukugeza muri 42 sibyo oya wena muri 42 civilization yari tangiye kuza reka tuvuge buretse ntabwo reka nkubwire wenda idini itaraza mu gihugu abanyarwanda bangabwa inzoga bari bange ko ari gusanga ari 100%. Igihugu ntabwo cyabaye kidafite idini oya tugiye nta oya uvuga amadini mazana ariko niryabuzaga kunywa iyo nzoga yego ko ari cyaha hari abantu bazivuyeho ngo uko ari icyaha cyangwa bo bakajyamo aho ngaho bagajya muri uwo niyo mpamvu nenzanya ku kantu kukwereka ko mu muco nyarwanda kunywa inzoga atari ikibazo ahubwo uburyo tuzinywamo n'icyatumye wenda ibyo bintu bigerwaho urenge kubw'urugero nizo tunywa nizo tunywa noya nibyo tuba twariye kuko icyo gihe abantu hari hakiri bararyaga kandi banywaga muri gutuma ubu ngubu twaje mu kintu kigira abantu imbata ikintu kikakugira imbata sibyo kuko kukugira imbata byose biri guterwa n'uri gukora cya kintu buretse gato kugira ngo ujye kuba imbata y'ikintu nta kigushoyemo naho nishimwe kutanywa itabi nta nurwo nzarimo nta ntuzanarimo kuko bari nkora kubwira ngo cy'umutima ushaka ngo amatagurana itabi nta nubwo njye namurenganya ntabwo wamurenganya ariko mu itabi bakubwira ko habamo akakodeyine sibyo ako kakodeyine katuma uhora wumva ushaka ugira ufite itabi uri kubyumva ku buryo kunywa niyo mpamvu yanga umuntu ari gushaka umuti wo kureka itabi kubera iki arabizi ko ari kiba ari gufata ariko ari gushaka umuti wo kukivaho kubera ko yabaye imbata yacyo rero no muri izi nzoga
nta byeri ni nurega basigaje rufuro ukagira ngo zo rufuro n'izindi nzima sinya nkubwira umuvandimwe utuziranyeho ntanywa icyuma pe ntanywa icyuma pe cyangwa iki kintu atanywa ariko hari umugabo ukorera mu Gakenke muri Rulindo hari utuyoga yenga natwo twaguraga turuwasi aho mbiherukira twari twaramugize imbata sibyo ariko yinywera nizo za rufuro iyo yabonye agafaranga akubita ka Knowless sibyo cyangwa agakubita ka Primus yaba nta mafaranga agahita yimanukira kwa Sina Gerard sibyo ni Rulindo hari Rulindo yes urumva rero abantu bo muri West Africa babaye imbata cyane ku biyobyabwenge nibyo ngiye kukubwira bo muri West babaye imbata ku biyobyabwenge aho bageze naho bajya kugura umuti uvura inkorora kubera ko urimo codeine bakayinywa a grande quantité kugira ngo iyo codeine bagabanyirize stress ubwo ndi kugaruka ku kibazo cyarobajije ngo abantu bisanze bari kunywa inzoga gutyo kuri iki kigero kubera iki dufite ibibazo kuko wasangaga n'urubyiruko yes urubyiruko rurabinywa umuntu urakoze kuri iri jambo uyu muvandimwe yavuze 2017 hari aho avuze ko umuntu aragenda agakorera igihumbi sibyo agahita agura inzoga ya Desa yamara kugura inzoga ya Desa igahita imurangiza niyo mwica vuba sibyo wenda uyu nguyu yabivuze hakiriho siruduwiri turatuzi twabaga mu dushashi n'imini mu ducupa tw'umweru tuza kuvaho dutangira kubona ibyuma baciye nabwo bari baciye plastique bavuga ngo bafunike mu macupa mu bintu bitabora nako bishobora kubora cyangwa ushobora gusita bigakunda yego baraje bazana amacupa yego bamaze kuzana ayo macupa ariko le contenu ce n'est pas le contenant hahindutse icupa inzoga yari ikiri yayindi ihahinduka n'igiciro ku buryo yavuye ku mafaranga 200 igera kuri 800 yabanje kuri senkisa ndabyibuka ari utujini twaguraga senkisa cyangwa utwo bitaga whisky twaguraga senkisa utwo bitaga twatundi twareshyaga King ni kama ni King n'umwana banza ari nk'ibyo dusa n'umukara tumwe dufitemo coffee n'utugutyo bikazamuka uko agacupa kagenda barutana mililitiro ari nako igiciro kigenda kirutana sasa urubyiruko rwisanze rega nibi biciro by'inzoga izi tuvuga za rufuro izi wenda zitashobora kukwica vuba kugira ngo wenda abone rufuro zikuzengereje nuko butariye none banyweye nyinshi ariko ibiciro byazo byagiye bimanurira abantu hariya umuntu aragenda akareba ndagura mitsingi y'ibihumbi 2500 kandi 2500 harimo inzoga 3 kandi izo nzoga 3 hari icyo gihe mitsingi ntihagura nk'icyabira ntacyo yigira igihumbi yigira igihumbi ako ngako kaguraga 500 kanaguraga 400 kandi ari kirimi kwikiri vuba urumva rero abantu bisanga basanze za nzoga baguraga ko ngenda byibukaga peti mitsingi kagura amafaranga 500 nta muntu wendaga kujya kugura ibi ngibi ndagenda ngure tubiri tw'igihumbi nta kibazo turamba nubwo nta gakone tunsigira ku muntu w'inzoga ari ushaka gushira akanyota cyangwa kwica icyaka wenda njya nivugira ngo nikundira kamitsingi urumva ko bise tubiri haramenya mitsingi yarakwishyuye ngo ujye yamamaza hano yego komeza nta kibazo niza ntacyo burarirwa tuzavuga urumva uranywa utwo tubiri wumve hari aho ugeze kameme noneho umuntu akaza agatanga mbere wishyuraga igihumbi ukanywa tubiri ariko igihumbi ntiharimo na kamwe yego uri kubyumva ukisanga uri muri urwo rugabangabo nk'umuntu w'inzoga rero urabura yandi mahitamo urajya muri kirimi kwiki ikibazo rero mfite nanjye mbabaza rwose mumbabare munsubize wenda na Rwanda FDA ariko ntabwo nawe unsubije ikintu nanone navuze ko iyi ari reaction ariko Clement ukunda kuvuga ngo batema amashami bibagiwe imizi hoya gufunga izi nganda ngire kubera no gutema amashami hoya ntabwo bibagiwe ikibazo cy'ubwiyongere bwo kunywa inzoga mu banyarwanda hoya nakubwiye ngo ntabwiyongereye n'umuntu uzavuga gutyo ntituzumvikana kuko mu Rwanda ahubwo abatura Rwanda benshi muri iyo myaka nakubwiye bose hafi ya bose banywa arubwo si cyo gihe bw'ubushakashatsi bwarakorwaga ntabwakorwaga none se babikurije muri icyo gihe inzoga yari umuco sibyo nta muntu utaranywaga inzoga kuko njya nganira ku bw'amahirwe njyewe mfite nyogokuru turaganira n'umuntu wavutse muri afite imyaka 90 sibyo
iyo tuganiriye ambwira nyine ku bukumi bwabo ngira amahirwe waracyabyibuka ntabwo arabyibagirwa ariko akubwira ukuntu batekeraga itabi gusa ku bw'amahirwe yambwiye ko yanyoye inzoga afite umwana wa 7 ariko havuka kwa se barengaga kwa sebukwe barengaga njya nkubwira n'urugero rwa sogokuru yitwaga yari yariyise biyoga ibaza umuntu ajya kwita biyoga Kerema sogokuru yitwaga biyoga mbanya bikura biyoga komeza urumva ni kugira ngo mbiguhereze ukarija mu gihe cyabo nta yindi nzoga bari bazi itari urwagwa sibyo urwagwa n'ikigage ikigage ntabwo ari inzoga umuntu unywa inzoga ku ikigage cy'ubu cyabaye inzoga kubera ko bagihindura bakagihereza ibindi bintu bagashyiramo ibindi bintu kuvuga ngo inzoga yabaga ikaze icyo gihe ni inkangaza inzoga irimo ubuki yego noneho nigize nyinwaho kwa Rutanga rw'amaboko kugira ngo numve mu muco nyarwanda inzoga nyayo y'ubuki abenshi bayinyweye akurikiye kararyoshye ntabwo yahaguruka aho yicaye urumva rero uwo yanywaga umubosi ariko icyo gihe ariko n'ubundi yari inzoga n'ubundi se y'abantu boroshye n'agaciro kayo kuko wabyo kuntu bayenga urenga urwagwa rwamara gushya ugahita ufata nk'ibiro nka bingahe by'ubuki n'ubundi n'imbete zikirimo kuko abenshi hari igihe bashyiramo ubuki bamaze kubimena ariko ntabwo buba buhiye uvuga ngo ubushyiramo bwa buki bukiri mu bishashara ugashyiramo n'imbete no kwakubira byose bigahurira noneho biza gukamura bwa buki bukava mu bishashara urayink'uko ukayokumva ko ubusira karacyabaho irahaba watanga komande ukayibona ariko biragoye Rutanga niho nabonye isigaye ariko urumva kuko ubu ngubu nubwo minisitiri w'ubuzima avuga ko inzoga zitaciwe n'iki ariko nibyo kuvuga abo hasi bashyira mu bikorwa bwo bimeze nko gucika yego kandi waravuga iki ku bwiyongere bijyanye no kunywa inzoga mu Rwanda ubu bwiyongere rega ni inkomatane y'ibintu byinshi ubwo buzima bwa kera ntiturajya kubugereranya n'ubw'uyu munsi kera uko byabaga bimeze kose abantu baga bafite n'ibintu byo gukora bibagira busy bare bakeya n'indi katero utakwirengagiza bafite n'ibyo gukora ushobora gusanga iwanyu mufite umurima mushobora guhinga ukwezi ariko ushobora ngo uwo murima mwari mufite kera iwanyu ubu mwese mwamaze kuwubakamo n'utundi tubanza muratugurisha tundi mushobora kuwuhinga iminsi 3 yego noneho ukibaza nyuma y'iyo minsi 3 se biragenda abantu baraba bari gukora muri gukora iki ubu kuba abantu nanone batari busy ngo bagire ibintu byo gukora kuko ushobora ufasha abantu nka rubyiruko rwarabaswe n'izo nzoga 100 ugafata urubyiruko 100 ukarujyana ahantu ku buryo ajya agenda mu gitondo saa 11 abavuye mu rugo cyangwa n'ebyiri akongera akagera saa 2 z'ijoro yajya hagera yaguye agacuho ibyo byonyine ntabwo byamugera yaguye kanija wowe urabizi ndajyaga nkubwira story life story hari abantu bavaga mu kintu bita ikiyede mu mukiyede sibyo bakora ku wa mbere kugeza ku wa 5 bahembwaga ku wa 5 sibyo ku wa 5 bavuye mu kazi bavuye no kwipondero ayo yahembwe yose yacyuraga ngahe bahitaga bajya hehe mu byuma bahita banywaga rufuru uretse umuntu mwanywaga ibyuma banywaga rufuru wenda amarerezo nawe yaje gupfa ubu ngubu nibwo ntekereje ko ibyuma ari byo byamuhitanye kuko byamwiciye umwijima kandi yishwe n'umwijima urumva byanze bikunze harimo abahonoka hari ababijyamo kubera abantu baramutse bafite ibyo bahugiyemo ibyo bigare nabyo yego ariko uziko na bamwe mu bakozi ba leta ngo bari basigaye binjira muri ofisi oya hari abantu ariko bashoboye badashobotse n'ubwa mbere n'uwa kabiri akagashyira mu gacupa k'inyange kubera ko ari amazi abantu bakagira ngo ni amazi ari aho hari n'umuvandimwe najyaga mbona utamusi minofu mu icupa akarigendana abantu bakagira ngo ni amazi kandi afitemo kirikoshozi oya hari n'abandi bwa bucupa bwa energy nababwiye baba bagishyiramo akantu benshi baba badufite baba bavanzemo ibintu ariko nanone iyo indikateur imwe twavuga yuko abantu nanone badafite ibyo gukora ariko nanone bigakubitiraho yuko n'ubu ngubu nyine abanyarwanda n'izo nzoga twavugaga zabo gakondo uko byari bimeze muri icyo gihe nta nubwo zabagiragaho ingaruka nyinshi nk'iki gihe kora ko hari hatarazi ibintu byo gushakira ubwinshi mu mazi muri icyo gihe ngo abantu bashake nyine amafaranga kuba rero n'uburyo bw'imikorere uyu munsi busa nk'ubudahari ni nabyo byakuriyemo barusahurira mu nduru kujya gukora ibyo bintu bitemewe hanyuma bakora byandi byabo byemewe baba inzirakarengane zabyo ariko noneho ikindi kiriho aho ngaho hakaba harimo nanone n'abayobozi bameze nk'abacancuro njye natekerezaga ko izi nganda impamvu zidafungwa kuko iyi ntabaza ngira ngo turi mu bayitanze cyane hano natekereza ko hagomba kuba bamwe mu bayobozi
iyo wamugana yazaga kugenzura uruganda rwitwa Crema Limited ka kitu kidogo agahita afunga umunwa. Cyo ni cya mbere. Icya kabiri, bamwe muri bo bashobora kuba bari bafitemo imigabane mu buryo rwitirirwa nguvu, niba ari ngufu sinzi, ariko nyine rukitirirwa uwo nyamara behind hari undi muntu. Nabyo birimo ibyo byose, izo ngeri zose uri kuvuga zirahari. Ariko noneho ikintu dufite kibi, nabonye n'umuvugizi wa guverinoma bivuga ari Igicumbi kuri ya radio y'abaturage y'Igicumbi, avuga ko abantu bakora bira binyobwa ubwabyo batabinywa, n'abana babo ntibabinywa, n'abango nabo ntibabinywa. Ubwabyo twisanze gute ukuntu umuntu aroga abantu kuko ari kubacuruza uburozi, kandi abo bantu nibapfa atazongera kubona abakiriya. Erega uri kubera aho ngaho. Yego uri kubyo umvye ngingo. Ibyo ndi kubyumva wowe we abakiriya bawe urimo urabica, kandi nibapfa ntuzabona ibyo ngibyo bifatanye. hari abashinzwe importation, ibintu byinjira mu gihugu. Hari inzoga n'ubundi ziza muri iki gihugu zanditseho for export only, overseas only. Iyo nzoga yitwa bazoka. Uri kubyumva? Abantu bawisoga yitwa bazoka. Muzasome yanditseho ko abahinde batemerewe kuyinywa n'imbere mu gihugu. Niyo abantu bo hanze y'ubuhinde. Mushake mupfe ntabwo bibaze kwemerera ikintu cyanditseho ngo for export overseas only. Ukakemerera kikinjira mu gihugu bireba ko abagikora ntagara beneficiary wacyo. Ni bya bindi wari uvuze ngo bari abantu bafite inganda bakora ziranga ntibazinywa, n'abana babo ntibazinywa, ariko wowe wayinywa nanjye nayo. None mu muco nyarwanda nitugaruka ubwabyo, iyo umuntu yabaga yafunguye ikintu ku mugaragaro arasogongera. Ni gute ushobora guha wawe wayishije urwagwa birumvikana. Noneho no gupima kera izo nzagwa bitaraza bino byo kunywesha imihaho ivaho n'ibiki n'indwara n'ibiki byose, umuntu ntiyashoboraga no kujya mu kabari kugusogongeza, yabanzaga kubanza agasomaho nawe ubwe akaguha kugira ngo igaragare ko nta no guhukumanya, nimupfa mwembi murapfa. Ariko wowe arabizi ko gucuruza ibintu atanywa nabi, wapfa utapfa. Noneho n'umuyobozi nawe rero n'umufatanyacyaha aho ngaho, kuko ntabwo wambwira ngo ziriya nganda 8 bafunze ari amoko ya ziriya nzoga biti z'ibyuma tutarondora bafunze. Ugiye kurira mu bitabo by'abaviziteri hariya babasura n'abagenzuzi, wasanga kuva iyo myaka twavugaga rero ntabaza y'abampora ya 2017 umushyikirano. None ubwo ngubwo rero nyuma yaho wari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi niwe wagiye gufungura nguvu, iyo kandi bivugwa ko kugira ngo aze no gufungura ibikorwa byawe yakuvuga ko azakuvugira rwose n'abandi bakaza. Ikintu cyo kukuvugira ahubwo araza. Ubundi Gatabazi ari umubingwa nta kibazo. Oya ni ibintu bigaragara nose n'ubwa mbere ntabwo twajya tuyibona. Byageze no ku rwego umukuru w'u Rwanda amwita igisambo. None we yarebaga politike igihugu kiro nk'umuntu urimo, akavuga ati aba bantu wenda turi guteza imbere inganda. Ati wowe uri Norbert n'urugero ugiye gufungura uruganda, bwatereka nze tuvugane. Ati wowe nakudiringira, kandi akazaza n'umuyobozi ukomeye akaza kuguma mu bikorwa byo gufungura uruganda, kubera politike y'igihugu igezweho. Icyo gihe kwari guteza imbere ibikorewe mu Rwanda. Abantu baribuka ko ibyo byanaje nyuma gato yuko Uganda haje mu tuntu noneho waragitura yibura. Hano turimo turibaza ku nzoga bwa mbere bakinatangira gukora. Bakoraga inzoga zimeze nka kanyanga piri bafite izi nganda cyane, uko abantu ngo barangwaga kumva kagahumuro ka kanyanga. Hano turimo turibanda ku nzoga gusa, ariko n'ibyo bindi turaza kubiza, harimo n'amaji n'ibyo biryo bindi bisanzwe. Noneho ibintu byose bimporta uzanye ibingo importation. Nijya kuvuga ngo ibyo bya Gatabazi ashobora kuba yadiringa, ntaba ari nawe ujyayo agatuma n'undi muntu ati wowe don't worry, give me akantu ka gato nkwereke umuhano na umuyobozi mukuru uzaza. Ati wowe nta kibazo nakubitaho $50,000. Uti nibabona twaje hari umuyobozi mukuru waje azumva ko byuzuza ubuziranenge bimeze. Noneho si nibyo, noneho ubwo abayobozi rero bose abo ngabo ugiye muri bya bitabo byose tugiye kureba hariya, yaba ari zino zanguvu zafunzwe cyangwa izi z'ibyuma zino nganda zirutse gufungwa, yaba ari muri za zindi z'urwagwa zose zakoraga ibintu bituje ubuziranenge, barasurwaga kandi bakabandikira ko ari vi, kandi basanze n'ubundi harimo ibibazo. Ubwabyo bari abayobozi bamwe muri bo bagurishije abaturage. Ntabwo erega ibi bintu kubirangiriza ko gufunga inganda ntabwo. None icyo nakubwiraga dutangira ikiganiro nakubwiye ngo nashimira uwafashe iki cyemezo, ariko
abo bayobozi bose babigizemo uruhare na ba nyir'izo nganda kuvuga ngo hafunzwe ngo abantu agakurikizamo abantu 50 se bafunzwe abo ni bamuzagwa abo bantu ni bande abo nabo munzagwa ngo bande se urumva ni banyagupfanya urumva noneho ukambwira ngo abo bantu bwabyo nagombye kubita mbona ba casualties mbere na mbere abo bantu ba nyir'inganda ni ukubashyiramo hariya ikindi kandi nabo bayobozi bagiye babakingira ikibaba birazwi ntabwo biba ari ibintu bavuga ngo ni ibintu byo kugira nose wasobanura gute kuntu wajyagayo nk'aho ngaho bavugaga mu nguvu yego basanze imifuka 461 y'isukari yarangije garanti noneho ubwabyo dufite abantu nyine bameze nk'aho njyane twavuze ngo abantu bameze nk'abacancuro cyangwa se abantu wumva ko kubaho kwa ntacyo bikubwiye ibaza ubwabyo ufite iyo sukari yarangije igihe ariko ugiye kuyikoresha uri kubibona nawe ubwawe yego ariko noneho basanga ibindi binyabutabire bindi bakoresha litiro hafi 1900 nabyo byaramaze gupfa ariko ibyo bari kubishyiramo ejo bundi ukajya ku isoko ukagura noneho ku rundi ruhande tukaba dufite ikibazo gikomeye twakomeje kukivuga mu gihe ibyo bintu bitarasobanuka n'ubundi bizakomeza kubaho ibingibi biranava muri ibi by'inzoga bijye no mu bindi kubera yuko dufite ikibazo cy'ubukangurambaga ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cyo cyambere cyagombye gukora ubukangurambaga bwo kwigisha abaturage uretse gato Minisitiri Sabe yavaga mu kiganiro gusobanura kuri RBA gahunda ya tunywerese oya ntabwo ari no kuva uretse gato urawugisha n'uvuga ko avuye gusobanura ibyo bintu mu kanya abajama kikubita mu rubuga rw'imikino ati inzoga itera akanyamuneza basha bavuga icyuma oya na za kasese yego the same radio noneho bikaza ubwo ngubwo turi kuvuga iyo radio y'igihugu kandi ariyo yagombye gutanga umurongo ntabwo wabwira umuntu ngo tunywerese mu kanya mubwire ngo nywa urugira imbaraga ngo ngira gutera akanyamuneza noneho ubwabyo aho ngaho nanone abaturage nibo bazakomeza kuba inzirakarengane ikindi ko abaturage batigishijwe neza kandi ugombye kubigisha n'uwo turi kuvuga ntabwo wambwira ngo umunyarwanda ufite ubwenge utekereza neza yigishijwe ajya kunywa ikintu cyitwa ingwe dunda ubwonko oya ibyo byari ntacyo bireka ibyo nibyo abaturage bisigiye amazina ingwe ariko uranywa ingwe no wait buretse Karija ushobora kwita ikinyobwa bitewe na direction wenda ntuza n'ibyo wihaye sibyo wenda umwe ashobora kuza yita binyine ibintu bikaze bikomeye ariko ibyo bintu bikaze banza wumve ko bajyaga bavuga ngo umuntu azazana ingwe mu mujyi nkagira ngo ni oya no kuko ndabaye urugero buriya muvandimwe wo mu Rurindo afite utuntu twa yego niyo style we ntabwo nge nabirebera mu mazina y'ibintu ahubwo ndeba le contenu amazina rero y'ibintu ubwabyo ayo mazina y'ibintu nujya kuyareba ubwabyo araganisha ku myitwarire y'icyo zina none se noteranga ni bande aho ngaho ni izina si izina ry'ikintu Alex ariko si kimwe ntabwo urafata ikipe ntabwo ari ikintu n'abantu bikakwica ntabwo ari kimwe Alex ujya kuvuga Amavubi icyo nadefandaga Amavubi araduhinga gutera ubwoba adversaire yadwinze ndororero noneho jya muri pratique oya uko biri kose ntabwo kuva ariyo kipe y'igihugu itsindwa iri no ku mwanya 130 wenda cyangwa 120 na kangaye mu bigwi 190 kucyanze bikunze harabari inyuma yawe ariko ibintu bijya mu nda yawe Alex ubwabyo ni gutunywa ingwe umva sha hoya ntabwo umwingwe unywa akosha ubuzi kugenda tutaruka nkayo cyangwa abishyira bagira ngo ugire ingufu nk'izahoya buretse abagwikoranye ugira ngo bameze abababa uguruke ndashimye ko nakwivuga perezida nyene cyubahiro ngo yo bakomeye abatipa amaze kurasa muri umugi goragenda kwicara kuri Tanganyika bakajya bareba umusozi ngo ndebe ubuganisha barebe amazi gore bisozi ibyo ngibyo nibyo navugaga by'ubukangurambaga kuko ya gahunda datunywerese ubwabyo ntabwo bavuga ngo uri kwamamaza tunywerese at the same time no kwamamaza ingwe ukwamamaza inzoga ugasanga ibintu byose tuba turi kubona tubibona uko amazi yamaze kurenga inkombe ariko biba byaratangiye bivugwa mu gihe hataraboneka casualties twavugaga bari abacuruzi baranguye bafite amastoke n'amastoke yego twavugaga abaturage kandi bamwira basanze umuntu yanyweye ikintu gifite volume ya 90 ihangane gato Clement kandi bamwe muri bari abacuruzi bari bafite credit z'amabanki kandi ntabwo kuvuga abacuruzi bahe aba wenda abavuga uretse ba kabiri pana abaga hari abacuruzi yavuga gatatu harimo nyir'uruganda uwo no wa mbere umurangurira akajya kugurisha abandi distributeur akavamo none udetaye yego umuntu kuvuga bahe ngenda avuga bose oya ukuyemo uruganda ukuyemo nyir'uruganda yego
noneho nitugaruka Kuko- kuri umucuruzi Yego. uko tugaruka kuri uyu mucuruzi yabo wa kabiri n'uwa gatatu mani ni ba bantu baguze n'umujura iyo waguze ibijurano bigenda bite oya Alexis nawe ubigura ubizi Alexis ibi bintu urabyita ibijurano gute igihugu cyari kibizi uri Erega, igihugu cyatanze uburenganzira bwo garuka gucuruza nyine nibyo nkubwira garuka ibijurano. none nibyo nkubwira kubera ko umucuruzi we wa kabiri n'uwa hano gatatu ikosa rikomeye rya nyine mbere buretse- rirajya ku nzego za leta buretse icyo nari Alexis. kukigeraho Clement mbabarira mbanze nsobanura iki kintu utamutananyumva nabi impamvu mbyita ko waguze n'umujura kubera ko n'ubundi iyo ujya kugura n'umujura mu buzima busanzwe ntubuzi ko icyo kintu yakibye uyu mujyi urimo amaduka menshi agurisha amatelefone ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'amaccessoires yazo nka chargeur, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up urayizana ukongeraho udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iyo uguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2 waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07747286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. ujya kugura ubizi neza wenda kari ihene yazanye ye aje kugurisha mu isoko, wagera hirya bakagufata ati ihene yayibye mu by'ukuri ntububizi. N'ubundi wa mucuruzi wabo mu distributeur cyangwa wa wundi wa gatatu w'umudetaye yagiye kugura azi ko ibintu byemewe n'amategeko, yego araza kuba kajoriti rero. Kubera impamvu kubera ko babayobozi bariye ruswa bashinze kurengera umuguzi yarika twavuze nta kazi ikora ahubwo kugira ngo ikora akazi irarya ruswa. Niyo mpamvu mu kiganiro umuvugizi wa polisi Esprit Kanga yavuze ko ibi bintu harimo n'ibigize ibyaha. ubwo rero niba hari n'ibigize ibyaha rero yego turaza kubabona nk'uko Clement yavugaga. abo muri Rwanda FDA, abo muri ba nyiri inganda nabo reka bibaza, abo muri RS, inzego z'ibanze. Reka wijya muri ibyo n'inzego z'ibanze. Nasomwe inzego z'ibanze azajya kumenya ngo uriya ngo ari gukora ngo ikinyobwa kirimo volume. Unamara kubona isukari yaranyije garanti birasaba amashuri. None se ariko namara kubona isukari arinjira muri Rwanda buretse gato Oya baragenda bayinjiramo. oya reka inzego z'ibanze nzizanemo muri iyi context. Uruganda ruvuga ko rwenga inzoga mu bitoki, wowe uri umuyobozi w'urwego rw'ibanze nk'umurenge, nturabona na rimwe igitoki kinjira aho hantu. ubwo iyo inzego nta kibazo nta ziraza. reka tubifate Noneho reka tugaruke rero urwo rugero wari utanze. Umuntu waguze ibyibano
mu buzima busanzwe waguze ibyibano we barabimwambura agakurikirana igisambo cye kikamwishyura. aha nibyo rero noneho reka nkwereke ubwabyo hano hantu hakwiye n'amavugurura kuko byanze bikunze inganda tuzabona izindi zisimbura izi bitinde si kera. Yego. Ni ukuvuga ngo ibigo by'imari niba nabyo okay inganda nazo naza kuzigaruka ibigo by'imari ibigo by'imari ntabwo iyo bitega byo igitero bikibwa amafaranga ntabwo umuturage yabikijemo ahombo uretse sako yonyine yambuye abaturage nabo bari muri process yo kubishyura ariko bo baratinda kandi ntibazabaha agaciro k'ifaranga aho kageze ariko mu bigo by'imari bino za banki wenda tuvuge banki n'iza microfinance uretse sako yakoze iryo soko ikosa ariko nizere ko itazongera no kurisubira iryo kosa na n'ubu riracyarikurikirana n'abanyamuryango babo ariko ibyo bigo by'imari nta muntu uhomba. harya banki populaire bari banyamigabane bahawe amafaranga atanga dukeya yego ariko wabikijemo yawe ntibayatwaye wenda niya ko wari umunyamigabane ariko noneho ubwabyo wakwibaza ngo kuki zino nganda ziba zifite risque zo hejuru kuko nta deposit ziba zarakoze zagombye kugira amafaranga zitanga ahantu ku buryo nihagaragara n'ibibazo byibuze harimo abantu batazakomeza kuba inzirakarengane. kuko n'ubu bakabaye ukuntu byakabaye bigenda ngiye uko mbitekereza izi nzoga zakabaye zibarurwa iz'umudistributeri Alex afite zigasubizwa ku nganda ukavuga ati ngewe dore inzoga zanyu nararanguye bagakora muri ya deposit yabo bafite bakagusubiza amafaranga ibyo ngibyo bakajya kubyimenera cyangwa aha rero harazamo ibindi bintu kubera ko muri aba bacuruzi nkunda kwita ngo ni third party kuko wenda reka mvuge ngo abacuruzi bw'abanyuma abadetaye aho ngaho muri quartier bakubitana n'ibintu by'ibyiganano urumva atari bumenye ngo ndabisubiza he uragifite cyanditseho ngo uvujini ariko nta gihamya nta facture ufite yuko waranguye yego ya IBM wenda ejo bundi twabonye bafatwa abantu biganaga inzoga zo muri Tanzania no muri Kenya bari mfasha mpibuke ni bari Kabeza I think ni Kabeza bagaragaye bati ba nyiri uruganda barasogongeye kuri iyo nzoga ati ibisi ibyacu batanga ikibazo muri polisi baratresinga mpaka bagwa kuri babandi babikoze yego rero aho haraza kuzamo ikibazo cyo kumenya ngo naranguye he kubera ko waranguye na Alexi wari ufite amacupa 100 nkubwira ati ngiye nkora mu nguvu mbona uburyo ni deparasiriza kano kantu ubusanzwe ukirangura ibi nibi gutya na gutya ariko ngiye urampaya nta kibazo ukumva nk'umucuruzi kubera ko nawe ushaka inyungu ukavuga ati ntari bereka mdamu none se ubwo bushobozi uri kuvuga igihugu kirabubuze bwo gutresinga ibyo bintu kandi ibintu byagaragaye nyine kirabubuze ubwo bushobozi gute aho byaturutse ngo yaranguye yagize ati nyine uyu mwanzuro bafashe urafata kunda wa undi wakoraga ibyiganano ufate kunda na wawu si no gufata kunda kwanzira kumira wa undi wakoraga ibyiganano kuko ni nabyo byinshi byicaga n'abantu n'ubushize tujya muri polisi nibyo baje kutwereka abantu binganaga ibyo binyobwa unakumire na ba nyiri uruganda bakoraga ibyo batasabiye uburenganzira kubera karega gukora uruganda by'ubwabyo si bibi ni byiza ni unakora ibyo wasabiye ibyangombwa byari kuba ari sawa sibyo ariko wakoze ibyo udafite uburenganzira kubera inyungu nyinshi washakaga kubera ko umucuruzi nta muntu wagira my friend ejo nibwo twakoraga ikiganiro cy'aba nejo bundi twakoraga ikiganiro cya ya mazutu babwiye abantu ngo bakure mu nganda sibyo bakure mu bubiko baze bayicuruza ariko ntabwo twongeye kubona niba byarabaye koko umucuruzi arirengera ku giti cye yego ni nuwo nyiri uruganda nawe azavuga ati ndakoresha ikinyabutabire nkore ibintu bitamenze ariko nunguke menshi niyo mibara bafite kuko nta muntu wabafite uwo muntu Alex hari ikintu nshaka kuvuga ku nganda nibyo koko gufunga inganda z'ubujanenge no guhana izo nganda ni ibintu bizima sibyo ariko ngiye kuzifunga ntabwo mbishyigikiye kubera iki kubera ko byatumye hari abantu bahinduka abashomeri ngiye nkatekereza uretse gato n'igisambo iyo bagifashe kunda gihinduka igishomeri kandi cyakibaga uretse gato inzego bireba ntekerezaga ko zagombaga gusubira inyuma zikicarana n'aba bantu hanyuma ibyo batujuje bikagaragara ibyo bagomba guhanira bakabihana kuko izi nganda zatangaga imisoro
izi nganda zari zifite abantu zahaye akazi, izi nganda zari zigize gute? Keretse niba babifunze tamporero bazagenda bakongera ntabwo bizafungura. Reka nkubwire, ni bande bayobozi bajyagayo bagasinya ko ibintu ari oke kandi bipfuye, babibonaga ibyo byose bavugaga iyo myaka yose 9, ni bande bari koherezayo? Kuko ibyemezo bifatwa nuko umuntu atajya kuvuga ngo yego niki. Ninde muntu wari kohereza uri mu mwanya mwiza akicarana n'uwo muntu bagakosora amakosa baziranye? Ngiye numvaga uhinduye mbona ibintu byose tujya kuzabiharira igisirikare, arabohereje y'umusirikare, nta tolerance. Turagaruka kuri cya kintu twavuze, ibintu byose nibakore rwose investigation imeze neza. Tubona abantu bo muri RICA, tubona abantu bo muri Rwanda FDA, tubona abantu bo muri RSB, niba hari nabo muri RIB babyivanye bakurikirana kuri ibi bintu, kubera ko ibi ntabwo ari ibintu byaje ngo bibyuke mu gitondo twisange bimeze bitya. Ni ibintu byakorewe kugenda. Ndibuka by'ubwanjye nabajije umuntu wo muri Rwanda FDA umunsi batwereka abantu bingana nyirizi nzoga za bombastic za ingwe za bikibi byose baciye, ari nabwo baca iyi ji ya salama ndabamubaza nti ese bwana muyobozi ko umujya gutanga icyangombwa kuri uru ruganda nibajye ukuntu rwitwa rwa Mageragere, mwari mubizi mujya kugenzura haciye igihe kingana iki kujya mujya kureba ko wa muntu icyo mwamuhereye icyangombwa ari cyo ari gukora? Kubera impamvu imwe, nk'ubu muri sante Kanijabo iyo bagwaye icyangombwa cya farumasi, ubundi kuki badakora nk'uko bakora kuri farumasi cyangwa ku mavuriro yigenga? Kubera ko baraza kureba ko udacuriza imiti yarangije igihe, iyo suivi bakayikora bien, minisante ubwayo irayikorera. Kubera iki mukore suivi nyuma y'igihe kingana iki? Nyuma y'amezi 5 iyi ji yari maze igihe kingana iki? Yambwiye rero umwaka n'amezi angahe. Kuva icyo gihe nta suivi yari hari ngo ku murenge hari abantu ngo n'ubundi ngo ku murenge hari abantu bakora iyo suivi ba Rwanda FDA ngo bajya gusura izanganda ziba ziri aho ngaho. Ku murenge bakorera he? Ku murenge. Wowe ko ujya mu office y'umurenge wari wabona handitse izina FDA? Wenda bakorera FDA ifite abakozi bakeya cyane, ntabwo yagira abakozi bo ku murenge. Kubera iki none se ubundi nka Rwanda FDA yakagombye kugira abakozi bakeya? Mu mbogamizi nafite yabayo na standard board tumaze kubibona kenshi mu yitabye inteko ishinga amategeko, igaragaza ko ifite ikibazo cy'abakozi bake. Nibyo ngibyo mwavugaga byinjira mu gihugu ubwabyo, uramutse ubigenzuye. Kubera ko usanga umuntu umwe kuri Gasutamo, kubera ko abizi nakazagarika amakamyo 80 areba buri gicuruzwa. Kuba umuntu umwe nawe wize ibyo bintu nta bantu wize ibyo bintu. Ikibazo wowe urimo kuzana n'ibindi cyo kibazo. Kubera ko umuyobozi wa Rwanda Standard Board ntabwo ari we uzashyiraho abakozi batari ko organigramu y'ikigo cye. Icyo akora arasaba leta ikamwemerera kumwongerera abakozi. Ariko noneho ibyo ngibyo ni kukubwira umukozi niba ari umwe koko. Cyagaragaye kenshi mu nteko hora bitaba n'ubazita bakubwira ko afite ikibazo cy'abakozi. Nawe tuba tuvuga ngo abagenzuzi nabo ntaho bafite. Kubera yuko abakozi nabo niba kuri gusata mu bwabo usanga abantu badahagije, ni hehe uzasanga bahagije? None se Alex, ntabwo ujya kubona ukabona ngo shokora yinjiye mu Rwanda abantu barayirya ukumva ngo FDA ngo yasanze ngo yashokora ngo itameze, wowe byemerewe kwinjira utabanje kubasuzuma abantu bamaze kubikonsoma ni ngo puderi ngo zisigwa abantu ngo byagenze gutya. None se birani imiti bisanzwe nari kuko bari baciye umuti bitari rifu baze uyu muti abantu barimo barawukonsoma batangiye gukora igitarana hano mutarana ugenzi byagenze bite kugira ugere iki gihe abari bwo mwibuke ko ibyo bintu rero byose nubwo bahereye kuri izi nganda ngo bikwiye ko ibintu byinjira wavugaga kuko ngo barebye inganda z'imbere mu gihugu, ariko nanone tujye twibwira ko ibyacu by'imbere mu gihugu ari bya bindi bibi by'iwacu cyangwa se nta muhanuzi bemerwa iwabo. None se no ku isoko nka Kiwingu muri Tanzania ikorerwa hari Kilimanjaro za Kevant barayihagaritse. Kiwingu yo Kilimanjaro ngahibaze yarahagaritswe muri Tanzania mu Rwanda. Abantu Alex Nyabingi ntumuzi ko twamuhimbye Kiwingu base amazina n'ubundi Nyabingi nta Kiwingu oya Nyabingi arasinywa Nyabingi angoza Kiwingu ngamagana ku munsi kandi ashobora kunywa Kiwingu nka 20. urumva uribaza so muri Tanzania barayiciye Kiwingu iyo Kiwingu mu Kilimanjaro yikorerwa nteyemewe kwacuruzwa, ariko twebwe ku isoko irahari.
ubu niyo igiye kubisimbuye igiye zabo kubisimbura. zacu. ni ukuvuga ngo hagombye kureba ngo ubwabyo ibyo byanyu by'imbere mu gihugu ko mwasanze bifite ikibazo, ibyo bindi byo mudafiteho kontorore murakora iki kugira ngo byibuze uvuge ngo haraza ibintu twagenzuye tuzi neza Yego. ko bifite ubwo buziranenge kandi noneho tunagabanye ibyo bibazo, kubera ko turavuga ngo izo nganda yego ahantu biba byaragize usanga ko tugira ibibazo zo mu gufata ibyemezo bikwiye. Niba impuruza yaratanzwe 2018 na 17 Yego. ku muntu wari uri ku rwego rwo hejuru mu gihugu icyo gihe, ariko bikumvwa gutyo bikagenda gutyo, noneho nyuma ukaza kumbwira ngo urwo ruganda rurishyura mituweli, ngo rurishyura, ngo ruratanga imisoro, ngo rurafasha gutya. Yego, none abo bantu tubagurishe se noneho tuzabura abantu dusigarana uruganda ruzahahirwa nande? Turacyafite ikibazo cyo kudafata ibyemezo mu gihe gikwiye. Abantu bagakomeza gukora ko bafitemo inyungu zabo ku giti cyabo n'ababo, bakavuga ati mwebwe mwapfa n'akazi kanyu n'ubundi utajirika zaidi. Abakire murakomeza gukira ariko n'abakennye murakomeza guhenuka mupfa, ariko ntabwo byakomeza gutyo kuko kino cyemezo kijya gufatwa n'ubwo buremere urebye n'imbaraga zakoresheje n'ijabo nawe urabizi, kubera yuko abagombye kugira icyo bakora batagikoze kugeza ubwo umukuru w'igihugu ari we wenyine cyane ubu usigaranye ububasha bwo gutanga umurongo. oda kama geshi simawombi. siyo mpamvu nakubwiraga nti iyo bashyiramo umusirikare mu bugenzuzi ubu ntabwo ibi ngibi tuba tubibonye. urabona ko haracyarimo ibintu byo kubeshyanya. Ibaze ko iyo ya nzoga twavugaga yitwa bazoka, yego, yanditseho ko igomba kuba export overseas only. Bivuze ko igenewe koherezwa no kugurishwa hanze y'igihugu ikorerwamo, aho kugurishwa ku isoko ry'imbere mu gihugu. Ntutekereza impamvu abahinde bayikora bakayandika iryo jambo? Nuko batanywa inzoga se? Nuko abahinde batanywa inzoga? N'ubu biracyari ku isoko irahari cyane benzi, irahari rwose. Kofi na n'ibindi ngo Kofi Ram ahubwo di uruganda bitaga Esperanza ruracyabaho. Ntabwo mbizi menya rutacyo wazikura hese izo urumva zose ko ziri kugenda zirangizwa. Esperanza urumva abantu zishe ubwo se ndishyi ubwabyo uvuga ngo urafunze inganda nta ndishyi ubwo akakanya guhera akakanya ubu turi kuvuga izi nzoga, ariko hari n'ibindi bintu byagize abantu zezenge. Akadege, niba ari akadege niba ari indege sinzi. ibyo byo ni ibindi we. No Alex, erega nabyo reka tubanza turebe mu bijya mu nda y'umuntu. Sibyo abantu bagiye kwimurira ibi bintu muri utwo tuntu. Nacyo reka tubanza amafaranga baguraga ibyo. Hari ibintu duha abana bacu, dufite abana bato, umwana muragenda ngungurira kaji. Sibyo? Izi ji nazo nta ji ni uravuga ngo twenga ji ya pome. Ariko ya niji koko nakuru. Buretse gano hose wimbwira ngo ni ji kandi bazicuruza nka ji turi gutanga impuruza. Uravuga ngo nenga ji ya pome, mu byukuri nta pome yera mu gihugu. Ni ibipudre baza bakavanga. Sibyo? Mbo abantu bazajya nko kuri ntuza kuri YouTube bareba ukuntu zira ji zikorwa. Abazafata umwanzuro wo gukomeza kuzinywa bazazinywa, batazawufata bazara. Oya niri ya karu arya ntaza gusebya izina ry'abandi. Salama baciye bavuga ko ikorwa muri poudre nyine zitujuje ubuziranenge, ni naho korerwa ari umwanda gusa. Sibyo? Ese ubundi ji tunywa iri original ni yihe? Nakwinyobwa da. Nibaze mubaje wikoreye. Sibyo? Ibyo wikoreye. Ndavuga iyo uguze ku isoko. Ntabwo njya ngura ji ku isoko, ushaka original urayigurira. Urayikorera ntuyigura. Urumva ugura imbuto. Ni ibyo byonyine ushobora no kuzikamura mu kayunguruzo bisanzwe cyane. None Clement, ubwo nari nangiye nyine kuvuga n'ibindi bishobora kuzangiza abantu, kandi hano hanze birahari bikeneye ubugenzuzi, bya bindi ngo by'imikino yitwa amahirwe, bya bindi ngo by'utudege n'iki, nabyo nyuma yo kugenzura ibi bintu nabyo bazabinyuzemo itoroshi. Ariko ubwo nyine twebwe icyo twashimangiraga cyane no kwakenewe umweyo muri abo bantu. Abantu baraza bakakubwira ngo ni business, ngo yasoraga yakoreshaga abantu. None sitabi ntirisora, uzareba ukuntu byanditseho. Rirasora ntari. Ariko uzareba ibintu amagambo yanditseho. Igo nyine ngini business yakoreraga abantu ngirasora n'ibiki n'ibyo yakoreshaga abakozi babuza akazi, ukavuga ibintu nk'ibyo ukirengagiza ko abo bakozi uri kuvuga babuza akazi bakoraga uburozi bwo kwica baba consomateur. None se ubu abantu 50 batubwiraga bapfuye. Ubu abavutse ikibazo nta nubwo ngiye ngifite kuri bari abapfuye. Nta kibazo kuko baragiye igihe cyabo cyararangiye. Abapfuye bahagaze ntacyo
abo ngabo baracyari abakonsomateri babo n'ubundi baracyabagurira ahubwo ndeka mbara bagiye batazongera kugura abavutse bazaba kubasimbura ntibarageze igihe cyo kunywa iyo nzoga uratekereza iki nk'umuntu ukora uri gushaka ko bizinesi yawe ikura harya si wavuze ngo ni abajura ni ibyo rero nakubwira ngo ni umujura twe turi kurira ngo umuntu ngo yafunze uruganda ngo bahemukiye abantu bameze gutya kuki iyo umujura twumvishe ngo iyi polisi y'umujura yayirwanyije baramurasa wenda hari urugero rwabaye mu karere ka Kirehe hari umusore wari warigize igihazi yiba moto akica n'abamotari yishe umumotari mu ahantu bita Cyunuzi agiye ngo kwerekana uko yabigenje ageze mu gishanga hari yahiye ibyo gutaruka iminunga nkange wabaye mu gishanga hari utuntu tugunguzi tukabanya umurima mo kabiri wenda w'umuntu umwe n'undi batwita iminunga utununga ariko murabyumva ibyo kudutaruka ngo yisange muri kaburimbo hakurya ngo acike polisi umwana w'umusore yamubwiye ko ari igishari batamwigishije kwiruka ariko na tageti bayimwigishije kuki uwo mujura agiye wazengereje abantu tutarira none hagiye umujura n'umurozi turi kurira ngo bizinesi zapfuye ngo akazi kabuze ushaka akazi ko kuroga wowe byagombye kwishyura ahubwo abo yaroze yagoye kwishyura abo yaroze Kerema yajyaga avuga ngo bafunze umuntu ariko ntibafunze ntibahanaguye uburozi nigeze kubabaza bafunga kuri channel ni ukuvuga ngo umuntu ufite iduka ricuruza uburozi kumufunga ntacyo biba bimaze iduka mu gihe rikomeza gucuruza bafunga B1 bafunze umuyobozi ahari yanafunguwe ntarafunguwe ariko inzoga za B1 no kuzamamaza zakomeje kugaragara ku isoko ntago ari impamvu cyari ntago ikibazo cyari inzoga hariya urimo ni ibicyuwe hakwe rero ibintu biba bikorwa ndavuga ibyo nabwiwe nabonye agombye kubaho ibintu bya quick reaction gutinda gufata ibyemezo mu gihe gikwiye urabona yuko n'ibindi bizagerwaho ariko nanone bijye bigerwaho vuba nta gutinda mureke dusoreza Clement na Alex ndabashimiye cyane wakoze cyane Clement wakoze cyane nawe wakoze nawe ntawigenera Alex wakoze cyane kanijabo we usuhuza umusaza biyoga yaritaye shawe shinyagura abazimu ntabwo muganira n'abasinyanganira n'abazimu abazimu n'abantu bazima bazimye mu bazima ariko ntabyo nzi ngaho umunsi mwiza urakoze wari uzi ko kubaka bitesha benshi umutwe kandi nyamara ubufasha buhari waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga Mess Limited iriho ku bwawe kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose Mess Limited turabigukorera va kuba tubuzi rero bakinira mu byawe ugana abanyamwuga banze umugayo tugira impamo inzozi zawe sanga andi makuru kuri wa_mess_rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste mwana twandikira email kuri messrwanda@gmail.com